Previously on The Secret. Ababiri yaba wowe yaba njyewe nta n'umwe utifuza ko twakinkundanira mu mutuzo nta n'umwe tubihisha ariko ibyo turimo abashuti bacu nta n'umwe byashimisha kubera impamvu nawe nyine utayobewe cyane Saranda we noneho he Ramuniga nanjye hari igihe ajya bintwara amani nkamara nk'icyumweru ntazahana rito ndi njyenyine mu nzu. None se akazi wakabonye? Akazi kabonetse? Ndirikanize ku bintu twavuganye bitatumye ndakarira kuko byazaba bingora kuzana nzi ko hari umuntu dufitanye ikibazo. Wanesha umutwe naho ntibagiye babura. Nyine umutipe yaraje bisanzwe tutangira kuvugana bisanzwe mbona nta kintu atwaye akaza no kundeba hano Akagura hano yego maze naje hano inshuro nyinshi gusa bo waretse gushyiramo utwo tuntu dutonya ukarenga baza kubwira story yose ntabwo nongera bo vani wongere pe actually niba wibuka umunsi twari dufite photoshoot ukaza ugasanga yarangiye niwe wari wabafotoye Aksundi Sara wanyeze ifoto y'uwo muntu. Nise bo amafoto yose se wayabonye? Ndavuga ifoto y'uwo mujama. Ifoto ye? Ako se ni wareka nkabanza kukubwira story yose then nkaza kwereka ifoto nyuma. Umva shiri je ndashaka kure kumva story tenishusha neza. Bo mujama ko komeza umutegereza cyane. Oya, nireberaga gusa. Ngama telefone yanjye. Ako nawe uramukunda. Rega Pedro ntari birye habe na gato. Noneho wamukunda. Charbi ntakubeshye koko ubimenye ko ntari birye ngo wumva ko ari ukuntu Harya ubundi Sara cyagiye mukora shoot Linda ntiyarare koko ubaye icyarubi yarahari cyane yarahari niki akuntu gute kare akantu ngo nirinda katigeze kambya ko ari Pedro wafotoye koko Nasabi we na Pedro wait iki just stop talking I'm thinking Linda na Pedro ntago babaziranye, right? No. Nigute se babataziranye? Because Linda, she's my best friend. Sibyo Sara? Ngo? Yeah, inshuti yanjye magara. Akusumwa abantu kuko nzabagenze gute. Ubu nta nubwo mushaka kumereza umunsi natonganye n'umuntu. Akusarbi, ubu kundenganyije kuko urantonganya na gutwaye iki? Koko Sara, wowe koko n'inshuro zose naje nkutakira kumva ibintu byose rero byihishe inyuma. Basi yabarundi muntu utari wowe. Akusemana, uko Carbine namutwaye iki? Byakoze Sara, urakoze nta kindi. Albire ibintu byo gukomeza kundera imbabara ndakwinginze nuzare ngo ubucucu bwawe. Kubera ko
nigendereza. gendere ntacyo. Patron ubwo yagafashe ariko ntago aragerayo neza. Rero nagabanya kiryo aza akora akazi. Aki video nayo ndabona ameze nk'ikimara. Lazy destroys intentions of God. Stop being lazy. Akangiye guhita mwohereza Berta none ahangaha. Jya ugabanya ubunebwe ujya uza mu kazi. Mabuja, ibyutse umanitse amaguru, ubona iki gihugu utazagisubiza inyuma ko Ugasunywa utsamujama. Ni biri no kuri kw'Imana. sekere sha wawogesha. Biri no kuri ntago ari uguseka cyangwa iki. Nega kukubona uri gukoropa ntago babinungwe. Sister nyene narakubwiye ngo unyishyura rega nakora icyo ari cyo cyose. Dore ko uyu mujyi nta n'impuhwe mfitiye. Niyo mpamvu nahe ngomba gukora ibishoboka byose rero. Ubundi se aka kazi wakabonye gute? Rega tesi. Ari igihe nigeze kuzenguruka uyu mujyi nshakisha akazi birangira byanze neza. Hanyuma se ko byari byanze waje kuza hano gute? Numva nanje kukureba ngo dutahe mbona umupatro hariya ashaka umukozi ndamwegera da. Uwo mupatro arabyibushye tanga kujya basohoka kagira imana asobanura agireka kunsetsa kwera. Ubu nyine urabona nakuntu atakugiriye ko yaragwaye aka kazi. ntakatangiza wa mukobwa ahubwo reka nkubaze ikibazo tese. Mbaza naribi ako kukubona uri gukoropa si ibintu ndi kumenyera. Ibyo bizabimenyera. Ubona ndi handsome? Kuki? Ubona ndi handsome? Kubera iki? Uwo mupatro naramwegera arambwira ngo akazi ari gutanga ngiye sinagakora. Nyine shabira ukuntu ugaragara nta muntu wapfa kwemera ko aka kazi wagakora. Nese iyo bandebye ubona ndi wo gutunga ibibanza gusa. Cyane rwose. Ariko rwose na n'ubu sindiyumvisha ukuntu uri muri akoropa. Ese undi uzajya ukora panga honyine? Sitesora ndo wagwa gukoropa metero imwe koko. Nzankoropa ibyumba by'inyubako byose. Era uzajya ukoropa inzu yose. Ariko hari undi musaza tuzajya dufatanya tu. Ahubwo ndeka mbanze ndangiza akangaka. Ako se Deri wandekuye? Ntago nakure ko utagenda ugakora ikintu wakicuza. Deri mbabarira undekure pe. Ntago nakure kura yewe ubundi se niyo nakure kura wamenya haba. Umva nahashaka cyangwa nabazarinda kahambira. Okay, gahagarara neza rero ngurekure. Deri ndabizi neza yuko ni magaro turi bundekure rendeka. Sara izina ry'Imana ngiye kukurekura n'ubwo nakazi kawe. Deri ngiye guhagarara nuntandekura. Nukuri ko Imana turasera. Hagarara nyine. Sara bitekerezo neza ubwawe ngo bwana. Ubwo se urajya gutongana na Bin urabona biri bukemura iki? Hanyuma se nimba ntacyo nyemuye burangiye yampoye iki? Burangiye yanjije ikira. Sara ntago twahita tumenya rero icyatumye Albin amera kuriya. Gusa kubera ukuntu yasohotse hano cyari ikintu gikomeye. Rero reka kumera gutyo ureke kujya guteza undi mwana rwaserera kandi nawe atimereye neza. Ako Deri uzi Albin arimo kunonganya ukuntu yarambize. Uziko nagize ubwankenda nko kwirukanka. Nabibonye n'iki ari kuzi gutera.
se buriya utekereje neza urarakajwe n'iki kandi byanga byakunda ni ikintu wamukoreye. Ndabizi se ngewe ni ukuri yandenganyije. Wibutse iki Sara? Pedro. Kuki? Pedro yewe. Bagutangira urasaze noneho. Albina arimo kununganya yarakaye. Yahoraga asubiramo ambaza niba ari ndaziranye na Pedro kandi we yararimo kubyibaza. You're thinking what I'm thinking? Wow. Ibaza ari byo. Yesu we. Nahita numirwa. Shamuinde nawe ntago wamurenganya Bertin. Ntago wamurenganya n'ubundi. Ibyo man, kuko niba babona bitarimo biravamo abagomba gufunga. Nyine ntakunda nyine nafu akasubira iwabo. Nsubira bigenza gute hoje? Ntabwo nabona icyo kubwira Tesi. Nanya byanshanze. Ako undi Bertin, nta kuntu mwamakazi mangome no company yanyu ibintu bya shipping ngibo ubona ntayibasha. Roger nawe urabizi ko hano nta kazi gari. Kandi ikindi urabizi neza yuko hanga kugira ngo nongeremo umuntu mbanza nkabwira boss mukuru. Umva rero ko byaba ari insazi. Ndabyumva pe. Ariko nyine man, ndihebye tu. Biragaragara bro. Genda ushaka igitoki cy'umunyigi. Hanyuma se kigabanya kwiheba tu, kigatuma wigarurira icyizere. Atese ibyo bintu uvuze bibaho? Nabiho nibere siripu. Saburaga zawe yongeye acanze nyuma. Asobanure muri ibyo bintu bibaho. Umunyigi se ni cyahubwo. Mwana Roger, buriya kazi ni ikintu cyiza kikongera kikagenda igihe cyose ukorera umuntu, kandi burya n'ubikorera igihe kigera agahomba. Rero niwihebe ngo wabuze akazi uzongera ukabona, kandi nanjye nzabishyiramo imbaraga ushakira kandi kazi bro. Thank you bro. Tesi haguruka. Ndanze shaderi. Ndavuze ngo mpagurukira ku mugabo yewe. Hanyuma se yagukoye iki? Umutima we? Kimwe kubuza. Okay. Nanjye ndahita nanga itangazo ko mwe mukundana. Kumugaragara. Derisa uzi icyo avuga se? Check. Kimwe kuri iki. Go. Ariko Salbi. None Salbi, hari rimwe ngerageze Imana Pedro. Cyangwa wamunyereke. Ariko sibundi ngarutse ryari. Ameze bibundi yari yashira.
Bre, ubu nta kintu ngira nitaho. Ntabwo ari kumeze. Nasibe niba atari ko bimeze. Gute nawe afite inshuti yanjye magara nkaba ntazi umuntu ukundana nayo. Umva ibyo bintu byumvikana. Byaterwa n'igihe baba bamaranye ari. Ntukazajya wishyiraho amakosa y'ikintu utazi cyangwa utamenye. Ntibikagwangakishe rwose. Bre, hari ikintu uba ugomba kumenya uko byagenda kose. Si byose? Ego nibyo. Ariko nanone mu gihe utakimenye, don't feel guilty. Rero niba utaramenye boyfriend wa Albin, wikomeza kwirenganya kuko nyine ntawe waruzi. Kandi wikomeza gukoresha umutwe mu tuntu nk'utwo ngutwo, kandi hari ibindi twaguye gutekereza. Albin ubwo nta kundi yihangana. Akazi kawe ukora ndakubaha cyane. Kandi biri no mu bintu bituma nawe ubwawe nkubaha. So, that's why nyine naguhamagaye kugira ngo mbe nagusaba ko wagaruka muri game. Cause urabizi, business ya Kayitankore rwose iri kujya hasi cyane. So, please, babera umbwire ko ugarutse muri game. Sibyo Prince? Okay, fine. Niba basi utabikorera njyewe, byibuze bikoreye Kayitankore. Greed. Mura nkubuza gukoresha izina Kayitankore mu gihe uko nsaba serivisi. Ariko ntujya wumva. Ari no kwa bimbujije. Ariko urabizi ko iyo byanze ari wenza kureba. Cyose cyaro ntujya wumva. Njye kosa rya mbere ugira. Kuko yuza kubasha kunyumva. Wazajya wubaha umwanzuro nafashe. Nakubwiye inshuro nyinshi ko nashaka gusubira muri ibibazo byanyu. Njye imyaka nabikozemo irahagije. Rero ndeka uko ndi ukomeze biranshimishije. Ndeba ko ushaka umwanzuro nafashe nawufashe. Ariko Prince, ubu ngubu iyo aza kuba ari Kayitankore kuri imbere, wari kuba kumubwira amagambo nkaho ari kumbwira, cyangwa nuko ndi umugore? I give much respect ku bagore kandi urabizi. Rero nukankangisha iyo ngingo. Okay. Basi byibuze mfasha unjyanirize product. Just unjyanire Nairobi na Kampala. Niyo byaba ubwa mbere n'ubwanyu. Ninkugaruka imbere nushaka kuzana nk'ute. Babara nongera kunyinginga. Ko niba ushaka utuma hamagara wese ijya n'ibintu byawe byose. Cyangwa nimba ubona byanze, ufate umwanzuro ufunge. Ukomeze uranigo turata business twawe turaho. Ngo njye mfunge. Mfate imari ya muzehe yamukuye hasi aho yarari ikamugeza hejuru hari ubu ngubu. Nyifunge. Urumva njye yawe makosa nayakora njye Ingrid. Find another way. Ko nyine nagize Imana muzarambwira ngo ningende njyewe nakoreye. So rero teka niturize. Okay. Anga kazi. Gusa one day uzicuza. Tsake ndashaka ubundi buryo. Yeah, shaka ubundi buryo. Ikindi kandi niba mushaka kunkangukije muri tesi, umenye ko nawe inshuti na Saranda cyangwa Yannick. And you know how I treat my new friend, right? Bre,
ntabwo nakurekura yewe ubundi se niyo nakurekura wamenya hawe ntamenya se gahagarara neza muri kure ubwo se nguko kwisigira nasanze gusa yaroye kuki ewe ni biri brody nabyibagiwe